mibumbe dutuye mu mibumbe igera ku 8 iriho kuri universe cyangwa se ku isanzure. Uyu mubumbe dutuye ari wo isi igizwe n'imigabane itandukanye, kandi iyo migabane itandukanye iri ku isi yose ahantu iri igizwe nayo n'ibihugu bitandukanye. Umugabane wa Afrika, umugabane wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, i Burayi ndetse n'indi migabane itandukanye, buri yose ifite ibihugu bitandukanye. Uko byagiye byigabanya mu bijyanye n'isanzure byagiye bibaho mu buryo buri geographique cyangwa se mu buryo bw'isanzure kandi butandukanye. Reka tuvuge kuri iyo migabane kandi ariko twibandira cyane ku mugabane wa Afrika. Umugabane wa Afrika muri rusange urimo ibihugu nabyo ibihugu bitandukanye. Gusa ibyo bihugu biri mu byiciro nabyo bitandukanye cyangwa se mu mijyaremezo itandukanye. Harimo kandi ibihugu biri mu majyepfo ya Afrika muri za South Africa. Hakamo ibihugu biri muri Afrika yo hagati muri Central Africa, ibihugu muri burengerazuba bw'isi cyangwa se mu burengerazuba bwa Afrika, ibihugu kandi biri mu burengerazuba bwa Afrika nabyo birimo ibyiciro bitandukanye. Ibihugu kandi biri muri Afrika y'Iburasirazuba, ibihugu biri muri Afrika y'Amajyaruguru. Ibyo bihugu bitandukanye kandi biri byo muri iyo migabane itandukanye cyangwa se biri muri ibyo bice bitandukanye n'amerekezo y'isi muri rusange. Ayo merekezo yo muri Afrika atandukanye uko arani: iburengerazuba, ibirasirazuba, amajyepfo ndetse no hagati. Byose bigiye birimo ibihugu bitandukanye, gusa nabyo birimo imico, imyitwarire nayo itandukanye n'ikindi gihugu. Urugero, reka twibande hano muri Afrika y'Iburasirazuba. Dusanga mu Rwanda, Uburundi, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Uganda, Tanzania ndetse na Sudani n'ibindi bihugu byagiye byizamo, ariko bimwe na bimwe ntabwo biremerwa 100%. Aka gace ko muri Afrika y'Iburasirazuba bagiye bakagabanyemo ibice bitandukanye. Bwo baraje bafata u Rwanda, basatura Burundi, basatura Uganda, basatura Tanzania, basatura kandi ndetse n'ibindi bihugu bitandukanye nka za Sudani ndetse na Central Africa. Ibyo bihugu uko byagiye bitandukana kandi uko byagiye bigabanwa mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, byatumye buri gihugu cyisanga mu gihugu runaka kikajya n'umuco wacyo ndetse na DNA zacyo ku ruhare rwacyo, imivugire, imikorere ndetse n'imyitwarire. Icyo gihe baraje bamaze kugabana, basanga igihugu cy'u Rwanda kiri ukwacyo, Repubulika ya Kongo iri ukwacyo, Uganda iri ukwayo, Kenya nayo iri ukwayo ndetse na Tanzania iri ukwayo. Byaje gutuma kandi ibyo bihugu bigira imico n'imyitwarire itandukanya icyo gihugu. Nugira muri Uganda urasanga imico itandukanye no mu Rwanda. Urasanga kandi Tanzania imico yayo itandukanye niyo mu Burundi ndetse n'ahandi hatandukanye. Aka kanya muri Afrika muri rusange nta kintu kiri kuvuga ndetse no ku isi usibye intambara isa no muri rutazima cyangwa se intambara ishobora kuzazima hari ibindi bibaye, iri kubera muri Afrika cyane cyane ku butaka bwo muri Afrika y'Iburasirazuba. Ubwo nimvuga Afrika y'Iburasirazuba ndaganisha mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse ni RDC. Aka kanya iyi ntambara ihuza hagati y'umutwe twaragisirikare M23 cyangwa se March 23 ndetse n'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hamwe n'igisirikare cyawe FARDC. Iyi ntambara kandi yasojwe kuva mu mwaka wa 2012 kugeza na n'ubu ngubu ntiracogora kandi ntirazima. Ntago tuzi neza ngo ninde uzayizimya. Ni intambara kandi ikomeje kuvuga ku magambo, ku mbuga nkoranyambaga ndetse no bikorwa bya buri munsi. Ibisasu bya rutura birazamuka, imodoka kandi za rutura zirarasa, indege zikubita kandi zishwanyaguza nazo zirazamuka mu birere umunsi ku munsi. Iyi ntambara kandi yagiye itizwa umurindi ibihugu bitandukanye, haba kuyivuga ndetse no kuyandikaho, byagiye bituma umutwe wa M23 nawo ugira imbaraga ndetse no gushyira imbere cyane inyungu zayo ndetse no guharanira uburenganzira bw'uyu mutwe wa M23. Reka tuvuge ku kuntu umutwe wagiye uvuka ndetse n'uko wabayeho. Ese ubundi umutwe M23 kugira ngo ushyire imbere mu kurwana ubutaka bwa Repubulika ya Kongo no kubera iki? Nakubwiye ko imigabane yagiye igabatwa kandi ikagenda igabwa ku buryo ibihugu byagiye byisanga mu mugabane runaka. Urugero, ibihugu byisanze ku mugabane wa Afrika, ibindi byisanga ku mugabane wa Amerika, ibindi byisanga ku mugabane w'u Burayi. Ibyo byose kandi byagiye bikura bigenda bizamura icyo twita DNA cyangwa se utunyangingo tw'imikoro n'imivukire byaho hantu ndetse n'ibyako gace. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nayo yaje kwisanga mu gice cy'Iburasirazuba. Icyo gice cy'Iburasirazuba kandi cyaje kwisangamo abantu batandukanye, harimo igice cyo bitango n'abanyamurenge cyangwa se abavuga ururimi rw'Ikinyarwanda.
aba bavuga ururimi rw'ikinyarwanda ariko ni abanyekongo muri rusange, muri make bafite icyo bita DNA z'igikongomani cyangwa se z'abanyekongo. Reka dusubirize inyuma gatoya ukuntu umuntu avuka ndetse n'ukuntu umuntu abaho, imikorere n'imyitwarire ndetse n'ukuntu agenda. Umuntu mu kugira ngo abeho habaho icyo bita umugore n'umugabo bagahura. Iyo bamaze guhura bagateretana bakishimana, biza kuba ngombwa ko bakora icyo bita rapport sexuelle. Rapport sexuelle imaze kuba, intangangabo ndetse n'intangangore zirahuzwa ariko zigahuzwa mu ihuzanzira y'umugore, maze nyuma y'amezi 9 umwana akazabaho. Icyo gihe intangangabo n'intangangore zimaze guhura zibyara icyo bita embryo ikazavamo fetus, maze fetus nayo ikazavamo umwana nyuma y'amezi 9. Ayo mezi 9 kandi nayo abagabanyije mu byiciro bigera kuri 3. Tubyita igihembwe cya mbere, icya kabiri, icya gatatu. Buri gihembwe kiba kigizwe n'amezi 3 mpaka amezi 9 ashize. Igihembwe cya gatatu kigizwe n'amezi 3 nicyo umwana avukamo. Reka tubikubwire neza. Umwana kugira ngo azabeho cyangwa se azavuke, mama we atanga icyo bita 50% ndetse na papa agatanga 50% za DNA ziwe, chromosomes. Izo kandi zibarimo icyo bita tujyanye ngo DNA za papa ndetse n'iza mama we zizihuza, umwana akazavuka 100% yuzuye neza, afite imico, imimerere n'imyitwarire cyangwa se za DNA ariyo cyo bita uturangangingo tw'umuntu. Iyo tumaze kwihuza tubyara 100% bya papa na mama we, umwana akazavuka yitwa uwa Eric cyangwa se uwa Kanengwa. Reka tubivuge neza. Uwo mwana navuka afite icyo bita DNA z'imbere z'indani cyane za Eric cyangwa se za mama we, niba pima neza papa we bazasanga ahuje n'umwana we. Icyo gihe bagiye gupapima umwana bagasanga DNA ntago ziwe n'iza papa we, baravuga ngo uyu mwana si uwawe, uyu mwana ni uwa runaka. Icyo gihe intambara ziravuka, amakimbirane akazamuka, bityo bigasaba inkiko ndetse n'abacamanza kuzamuka, impapuro zikazamuka, ibitabo bikazamuka kugira ngo bandike kandi basesengura bamenye ngo umwana ni uwandi. Ibyo kandi tubisanishije n'ibiri kuba aka kanya, buri gihugu gifite umuco, imyitwarire, imikorere, imigenzereze yacyo kuri rusange. Ibyo mico kandi cyangwa se ibyo myitwarire y'icyo gihugu itandukanya n'ikindi gihugu. Muri make DNA z'abanyarwanda ntabwo wazisanga muri DNA z'abakongomani cyangwa se ngusanga muri DNA z'abagande, iz'abatanzania, iz'abarundi muri rusange. Aka kanya nujya muri DNA z'abakongomani urasanga neza umukongomani abafite icyo bita DNA zaho, ururimi gakondo, imico yaho, imyitwarire yaho ndetse n'icyo bita indangamuntu cyangwa se ikirangamerekezo n'imikorere y'umuntu, cyangwa cyane imyitwarire iranga umuntu aho ngaho muri icyo gihugu. Aka kanya nibaza bakampima barasanga mfite DNA za Kinyarwanda. Muri make mvuga ururimi rw'ikinyarwanda, imico ni y'Ikinyarwanda, adresse ni Inyarwanda. Muri make mfite icyo bita DNA za Kinyarwanda. Ntabwo wansangamo DNA z'icyongereza cyangwa se z'abongereza. Aka kanya umuntu uvuga ururimi rw'ikinyarwanda ariko ari umunyamerika ntabwo bivuze ngo ni umunyarwanda. Umuntu uvuga ururimi rw'icyongereza ntabwo bivuze ngo ni umwongereza. Nuvuga kandi ururimi rw'igifaransa cyangwa se igiswahili cyangwa se iringara ntabwo bisobanura ko umuntu ari umunyekongo 100%. Oya, twagiye tumenya indimi kubera imico n'imyitwarire kugira ngo tubeho ubuzima, tubane n'abandi, icyo bita ihuzanzira cyangwa se communication izagende neza. Nzamenya icyongereza kugira ngo ninjya mu Bwongereza nzabeho cyangwa se nzabashe kuvugana nabo. Nzamenya igiswahili, iringara cyangwa se igifaransa kugira ngo nzabone uko mbana n'abanyekongo cyangwa se n'abafaransa. Ibyo none katubijyanishe n'ibikubera muri Repubulika Demokarasi ya Kongo kakanya. Intambara iri kubera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo iri kubuzwa cyangwa se iri kuzamurwa n'abafite icyo bita DNA z'abanyekongo, M23 cyangwa se M23 cyangwa se M23. Aba ni abanyekongo bafite DNA z'abakongomani, gusa bavuga ururimi rw'ikinyarwanda cyangwa se abenshi kuvuga ngo ni abatutsi bavuga ikintu rw'ikinyarwanda ariko bari muri Kongo. Bati aba ni abanyarwanda si abanyekongo. Abandi bati twebwe turi abanyekongo kuko imico n'imyitwarire DNA zacu ni inkongomani cyangwa se twebwe turi abanyekongo. Sinzi impamvu mutuvutsa uburenganzira bwacu bwo kubaho, imyitwarire no kubaho uko tubishaka kandi no kugira ngo duharanire uburenganzira bwacu.
Ibyo kandi kuba bafite DNA z'abanyekongo ariko bavuga ururimi rw'ikinyarwanda byatumye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyangwa se Repubulika y'Abanyekongo ishyira inyuma ubu bwoko bw'abavuga ikinyarwanda ariko bw'abatutsi biganje bavuga ururimi rw'ikinyarwanda bari mu burasirazuba bwa Kongo bagiye babasubiza inyuma. Ibi kandi byagiye bituma bihuza bizamura bakora igihuse nka M23 kugira ngo nabo baharane uburenganzira bwabo ukwishyira ukwizana kw'ikiremwa muntu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuva mu mwaka wa 2012. Uyu mutwe wa M23 wagiye ushyira imbere uburenganzira bwabo guharanira demokarasi nk'uko bava muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kuvuga ndetse no kwitwara ndetse no guhabwa uburenganzira nk'ubw'abanyekongo muri rusange kuko nabo n'abanyekongo. Reka dusubire inyuma gatoya ku migabane itandukanye. Nagiye nkubwira ukuntu abakoroni baje bageze ku migabane itandukanye bagenda bagena igihugu runaka. Barazaga bati ubutaka n'ubw'abanyarwanda, uwaho ufite imbaraga yafataga hanini. Reka tubivuge neza. Ni ukuvuga ngo niba ubugane bwawe bufite imbaraga wasangaga bafashe igice kinini bagacamo kabiri bagahereza ati wowe urafata ahangaha undi ati urafata ahangaha. Byaje gusanga hari abanyarwanda bavuga ikinyarwanda baba mu Rwanda bisanze muri Uganda. Abandi bakata mu burengerazuba bw'u Rwanda basanga ari igice kinini cy'u Rwanda cyagiye muri Kongo. Bajya mu majyepfo nuko bajya Tanzania nuko. Byaje gusanga agahugu k'u Rwanda gasigara akantu gato k'akadomo n'ujya ku ikarita ya Afurika cyangwa se y'isi urasanga u Rwanda ari akadomo nko mu nyanja. Mbese ni nk'igitonyanga mu njya n'akantu gatoya cyane. Byaje gutuma kandi ibice binini by'abanyarwanda bijya muri ibyo bihugu bitandukanye. Ubwo icyo gihe babaga bakase bakisanga mu iki gihugu cya runaka cyangwa se cya Kongo cyangwa cya Uganda cyangwa se cya Kenya cyangwa cya Tanzania, byahise bituma weho uba umunyekongo cyangwa se weho ukaba umunyarwanda cyangwa se ukaba umunyatanzania. Sinzi niba ubyumvise neza. Icyo gihe byatumye abisanze muri Kongo baba abanyekongo, bituma kandi abisanga muri Uganda baba abanya-Uganda cyangwa se abaganda, bisanze Tanzania baba Tanzania cyangwa se baba abanyakenya cyangwa se baba abanyasudani. Icyo gihe waba ufite uburenganzira, umwimerere, imico, imyitwarire yo muri icyo gihugu kuko ntabwo wabaga uri umunyarwanda. Ubwo byabaga birangiriye aho ngaho. Kuza mu Rwanda ntabwo bivuze ko uri umunyarwanda, kuza gusura u Rwanda ntibivuze ko uri umunyarwanda, kuba wazi ukavuga ururimi rw'ikinyarwanda ntibivuze ko uri umunyarwanda. Ibyo byatumye kandi iyo mico imyitwarire yagiye irangwa abo bantu bagiye bisanga muri ibyo bihugu, byatumye abo ngabo nabo bahana uburenganzira bwa nk'uko ari abanyekongo. Muri uko guharanira uburenganzira bwabo hari abo bagiye babwima, bituma ibice bine bimwe bisigazwa inyuma n'amateka kandi bihezwa inyuma, haba mu bijyanye n'iterambere, ibikorwa remezo, uburenganzira bwabo bw'ikiremwa muntu, imyitwarire, amashuri, uburezi ndetse na politike basubizwa inyuma. Aho niho M23 yaje kuvuka kuko bazizwa ko bavuga ururimi rw'ikinyarwanda kandi bakisanga muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Amakimbirane igiye izamuka umunsi ku munsi ngo kuko ari ubwoko bw'abatutsi. Reka dusubire inyuma gatoya nanone. Mu mwaka wa 1994 mu Rwanda habaye jenoside yakorewe abatutsi. Abarenga miliyoni bahasize ubuzima bazi ko bavutse. Biswe inyenzi, bambuka ubumuntu, bitwa inyamaswa, bitwa imbwebwe ndetse n'izindi nyamaswa zitandukanye z'igasozi. Inyenzi, inzoka ndetse n'izindi. Abo ngabo kandi baswe umuntu kugira ngo bakorerwe icyo bita jenoside. Basigajwe inyuma kandi bamwe barahunga, uwahunze wasize bagize ubuzima na nuba kandi ukiriho nuko agifite ibikomeye bya jenoside yakorewe abatutsi. Abo kandi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo naho barahabaga abatutsi bavuga mu kinyarwanda ariko bari muri Kongo ariko b'abanyekongo. U Rwanda rwagiye ruzamuka kenshi umunsi ku munsi bitewe n'ibyabayemo kuvuganira abavuga ururimi rw'ikinyarwanda muri Kongo ko bakwiye kuhabwa uburenganzira bwabo kuko n'abagenda bakorerwa jenoside nk'abaye mu Rwanda mu mwaka wa 1994. Ibyo byatumye kandi nabo bazamuka umunsi ku munsi maze bashinga icyo bita M23 kugira ngo nabo baharane uburenganzira bwabo. Wakibaza uti M23 aka kanya ni iki? Ese uyu mutwe ubayeho gute? Nitwa Eric Nshimimana, naho iyi ni Biza TV Rwanda muri kumwe. Ubuvumbuzi, siyansi, ubushakashatsi bucukumbuye, imikino, myidagaduro byose n'ahandi ubisanga atandi kuri Biza TV Rwanda. Wowe ukomeze ukore subscribe, ukoreshe amazi ibiganiro byacu documentaire bikugeraho umunsi ku munsi. Ikaze.
ibibazo wibaza kuri M23 uyu munsi nditeguye ngo mbigusubize kandi ubimenye. M23 ni iki kandi yifuza iki? M23 yashinzwe ryari kandi kubera iki yabayeho? Umutwe wa M23 washinzwe muri Mata mu mwaka wa 2012 nigize kubikubwiraho. Unabahoze kandi ari inyeshyamba bashinjaga leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kutubahiriza amasezerano y'umwaka wa 2019. Ibi kandi byagejeje ku makimbirane mu karere muri rusange. Ese M23 yifuza iki kuri ubu butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bitumye kandi intambara, ukwicyarwa ndetse no kwicwa biba umunsi ku munsi, aho abasaga 2500 bose bamaze kwicwa, bamaze kuva mu buzima bwabo bwa buri munsi? Reka tuvuge noneho M23 yifuza iki aka kanya. Uyu mutwe wa M23 cyangwa se M23 uvuga ko irwana uburenganzira bw'abatutsi bo muri Repubulika Demokarasi ya Kongo n'abavuga ikinyarwanda, kandi isaba umutekano wabo ndetse no kubahiriza amasezerano y'amahoro yabaye mbere mu mwaka wa 2009. Wakibaza uti M23 ese ikurahe uburyo kugira ngo ibeho? Intwaro kugira ngo urwane ubunatsinda kugeza aho naho fashe umuduce dutandukanye twa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo harimo na Goma, aka kanya kabikurwana kugira ngo ifate n'ibice bitandukanye bya Bukavu. Oni ivuga ko ihabwa uburyo n'intwaro ndetse n'igihugu cy'u Rwanda, Kigali ndetse na M23. Ibi kandi ikaba ibihakana kuko umunsi ku munsi M23 ivuga ko ubushobozi bikora muri Kongo kuko yirwanye igatsinda, abasirikare nk'abawazari batwara igisirikare cyangwa se intwaro zabo irazisigarana kandi ikabikora neza. Uyu mutwe kandi bungukira mu bucuruzi bw'amabuye y'agaciro acukurwa, aho uzigenzura nka zahabu zikomeye cyane kandi ziri hejuru cyane, koruta ndetse kandi na tini ajyanwa mu bihugu by'Iburayi bitandukanye. M23 kandi ihora ibihakana kuko ivuga ko ibyikoresha n'ibyifata iba yabyambuye imitwe yitwara gisirikare muri Repubulika Demokarasi ya Kongo iyo itagurisha amabuye y'agaciro nk'uko bo bahora babivuga. Ese uyu mutwe wa M23 ni bande bawugize? Ese ubundi ukora gute, ugenza gute? Ugizwe kandi ahanini n'abatutsi bo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aba kandi gusa amakuru avuga ko ufitemo n'abasirikare bava mu Rwanda ndetse na Uganda. Oni kandi ivuga ko hagati y'abasirikare basaga 3000 ndetse n'4000 bo mu Rwanda bafasha M23 kandi ko aribo bagenzura ibikorwa byawo. Ibi kandi M23 n'ubundi nayo irebihakana umunsi ku munsi, igaragaza ko M23 ibi bikorwa byabo, imikorere ndetse n'imyitwarire ya gisirikare byose bikomoka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uko ibivuga, uko byitwaramo, igaragaza ko abanyekongo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda aribo batutsi, aribo baharanira ubwijyane ndetse na demokarasi ndetse no kwishyira ukwizana kw'abanyekongo. Ivuga ko kandi ishaka ko bahabwa uburenganzira bwabo nk'ikiremwa muntu. Ese M23 nk'uko bivuga ihuriye n'igihugu cy'u Rwanda, ihuriye na leta ya Kigali? Byagiye bivuga ko kenshi ifitanye isano ndetse n'igihugu cy'u Rwanda. Bamwe mu bakuru ba M23 nka Sultani Makenga barwanye mu bahoze ari inyeshyamba zari ziyobowe na Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame mu mwaka wa 1994, zahagaritse jenoside yakorewe abatutsi zikuraho ubutegetsi mu Rwanda. Ubwo butegetsi kandi bwari bugizwe ndetse n'igisirikare cya Juvenal Habyarimana. Abo kandi barimo bashyize bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka wa 1994 bahungira mu mashyamba ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FDLR. Aba kandi bagiye bakora ibikorwa byose byo kugira ngo bibeho kandi bakora ibishoboka byose maze u Rwanda rukomeze rukubura umutekano ndetse n'amahoro, bitewe nuko aka kanya u Rwanda rutekanye kandi rufite amahoro n'ubwisanzwe bw'ikiremwa muntu. Ese ubundi intego za M23 ni izihe? Nyivuga kuri bijyanye n'intego za M23, aka kanya ushobora kuri kugenda wumva cyangwa se ureba amashusho atandukanye asohoka gutangazamakuru bitandukanye bya M23 igaragaza uburenganzira, intego, imyitwarire, imivugire iranga abasirikare ndetse n'ingabo za M23.
M23 kandi igamije kurengera abatutsi b'abanyekongo ndetse n'abandi ndetse bakandi batandukanye bari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abo kandi ikaba iharanira ndetse no kuba bahana uburenganzira bwabo, gucyura impunzi ndetse no gushyira mu ngabo za leta abagizwe na M23 kuba bakinjiramo nabo kandi bakabasirikare ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuko ni abanyekongo muri rusange. Mu myaka itandukanye Perezida Felix Antoine Tshisekedi yagiye arangwa ndetse ananengwa kutumvikana ndetse no kudahuza n'abanyekongo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda aribo abatutsi. Intego zindi kandi za M23 bongeraho ndetse no kurwanya ubutegetsi bubi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubutegetsi bubi bavuga ko bwajemo amacakubiri, bwajemo ruswa, bwajemo irondakoko ndetse n'irondaruhu muri rusange, aho bavuga bati niba uri umututsi ntukwiriye kuza mu gisirikare cya Kongo, niba uri umutwa kandi ntukwiriye kuba uri ku butaka bwa Kongo, ariko niba uri umuhutu niweho wacu. Ibyo kandi uko babivuga nuko babishyira imbere bituma amakimbirane ndetse n'umwijyane uteganyijwe kuri leta kandi ndetse kandi na ruswa byenda bigiyongera mu mijyi itandukanye ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aka kanya Felix Antoine Tshisekedi we yavuze ko ashaka ko atera u Rwanda kandi akarusenya akarukura ku ikarita ya Afurika cyangwa se agafata u Rwanda akarwomeka kuri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Avuga ko kandi ko M23 ari abanyarwanda kandi bavuga ururimi rw'ikinyarwanda kandi baturuka mu Rwanda umunsi ku munsi. Agaragaza ko kandi ingabo z'u Rwanda ziri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibi kandi leta y'u Rwanda umunsi ku munsi biciye mu muvugizi wa Repubulika y'u Rwanda ahora abihakana kandi avuga ko ibyo atari byo, abahana uburenganzira bw'ikiremwamuntu kandi barwana ari abanyekongo muri rusange. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yagaragaza ko ikibazo kiri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kidakwiye gukemurwa n'abanyarwanda, kidakwiye gukemurwa n'abagize Afurika muri rusange, ahubwo abanyekongo bwabo ari bakwiye kugikemura. M23 ndaje bukanya n'ingaruka mu kindi kiganiro ndabagezaho. Ese umutwe wa M23 iherezo ryayo ni irihe? Ese abarugize nabahe? Nitwa Eric Nshimiyimana, nayindi neguza nahutaha.